ahantu nzanye tata we ntabwo hazi mbega ahantu heza ni heza surprise. manzi ubwenge bwe ntabwo akibutegeka kandi aho bigezeho kugira ngo bihinduke nawe ubwawe wagenda. uretse kuba waba wari muto ufite imyaka mike cyangwa ukaba utari ufite uburyo bwo kugera ku ikoranabuhanga rishobora kukwemerera kureba filime nyarwanda, naho ubaye wari ufite ubwo buryo mu myaka ishize, ntushobora kuvuga ko utigeze umenya cyangwa ngo urebe kuri filime yitwa Amarira y'Urukundo. Bamwe barayirebaga bakarira, abandi ikabasigira amatsiko y'agace gakurikiyeho, nubwo nta gahora mu itama twageze aho tukayibura ntidukomeze kuyibona. Ubwiza bwayo rero n'ubuhanga yakinanwe n'abakinnyi bayo b'imena bari beza cyane kandi bari bashoboye gukina, n'amazina yabo ntago ndi buyagarukeho. Ariko rero ibyo nakwigira byose sinaba nagarutse ku izina rya filime Amarira y'Urukundo ngo ndeke kuvuga Manzi na Fabiola, kuko ayo ni amazina atatu atabasha gutandukana. Ni nk'uko wasaba gutandukanya umunyu mu isosi yatetswe ikawushyirwamo. Nyuma y'igihe kinini rero tutabona ino filime cyangwa se tutabona abo bamarashavu, bongeye kudutekerezaho batuzaniye indi filime nayo tuzakunda, dore ko zombi ari impanga. Nta marira y'urukundo, nta tears of love. Ni nko kuvuga ngo mu ntizi ishoka ariko irya nkwi muyireke. Ibyo ntibishoboka, ni ikintu kimwe uba utiye. N'izindi rero iryo ni izina rimwe. Amarira y'Urukundo niyo tears of love mu kirimi cy'icyongereza. Iyi filime nshya rero Tears of Love irimo abakinnyi njye nkibabona naravuze nti harahiye harakongotse, kuko usibye abo ba legends bo mu Marira y'Urukundo, abandi bari muri iyi ngiyi nshyashya yo nabo ni aba legends mu zindi filime dusanzwe tuzi. Usibye kuba harimo Fabiola hakabamo Manzi, turabonamo Cyusa, umuhungu uri gukora ibitangaza muri filime nyinshi cyane zirimo Inzira y'Umusaraba tuzi twese. Harimo umukinnyi Zuba tuzi muri filime Inkovu, nawe mana yanjye simbizi. Hazamo umugabo bita Ben wo muri filime Umuturanyi, n'abandi ntabashije kurondora. Gusa icyo uhita wumvamo cyo ni uko ino filime ihuriyemo ibikura nkota muri filime nyarwanda. Wahita utekereza nkanjye ugahita uvuga ngo maso yanjye mushonje muhishiwe. Iyi filime rero maze kubona uko igenda yamamazwa cyangwa se n'uko igenda ivugwa, hari ibyo natangiye kubonamo byatangiye kugenda binkururira ku kugira amatsiko menshi. Uyu munsi nifuje ko tubiganiraho kandi tuzakomeza tujye tunayiganiraho. Buriya agapfundikiye gatera amatsiko, kandi iyo umuntu afite amatsiko akomeza arushaho agira ngo amenye byinshi birushijeho abe yamara amatsiko afite. Iyi filime rero nabonye tuzayitegamo gufuha gukomeye cyane. Mbona nabonye harimo impanuka Fabiola akora, mpita nibaza icyayiteye. Ibyo byose n'ibinteye amatsiko. Harimo intambara ikomeye hagati ya Manzi na Fabiola. Ese ntago nzi niba twitega urukundo muri izo ntambara cyangwa se niba ari ibindi, ariko ibyo ari byo byose nkurikije izina ryayo zizaba zishingiye ku rukundo. Ahubwo se twitegemo urukundo ruzashengura benshi, rukariza benshi, ndetse rukaba intangarugero nk'urwo twabonye muri filime yakinwe n'aba ba legends muri ya myaka ishize, nk'uko twabigarutseho mbere, yitwaga Amarira y'Urukundo, dore ko binitiranwa Tears of Love na Amarira y'Urukundo bidatandukana. Nibyo ibyo wumvise rero. Amarira y'Urukundo ni ijambo ry'ikinyarwanda, mu cyongereza risobanura Tears of Love. Hanyuma se ko tugaruka mu kuyamamaza tubonamo impanuka Fabiola akora, no kureba kwa Fabiola azayikora byagenze bite? Ese agapapuro se Zuba ahereza Manzi
mu buryo bw'ibanga kariho ubuhe butumwa, ibyo byose njye mbona binteye amatsiko. I can't wait, sinjya episode ya mbere bayishyizeho. Ariko byaragaragaraga ko rero kari agapapuro ari ubutumwa bukomeye kandi bw'ibanga, bitewe n'uburyo mbona akamuherezamo. Ahubwo se Zuba ko bigaragara ko aba yihishahisha, ari kuri yihe misiyo, aba ari guhisha iki ko bigaragara ko ari muri misiyo y'ibanga? Ntago niyumvisha. I can't wait. Ese murindiranye nanjye? Ese tuzakomeza duhurire hano tujye tuyiganiraho? Hanyuma se Cyusa we ko bigaragara ko ari mu bugambanyi na Fabiola, ariko uko niko mbibona, njye niko mbibona, bagambanira Manzi nk'uko bigaragara. Cyusa abwira Fabiola ko Manzi atagitegeka ubwenge bwe, ko aho bigeze yagenda, cyangwa se mu yandi magambo aho bigeze yapfa. Yaba ari iyihe gahunda ihuriweho na Cyusa na Fabiola ihetse uwo mugambi mubisha w'ubugambanyi, ku buryo bashobora kujya mu mugambi wo kuba bakwifuza ko Manzi yapfa? Ibyo byose njye ndumva mfite amatsiko menshi. Ibyo bigahita bintera kwibaza niba bizabagwa amahoro, kuko nzi ko nta mahoro y'umugambanyi. Aho nkahita mbona ko ino filime igiye kuturyohana, kubera ko niba yajemo ubugambanyi, ikazamo urukundo, ikazamo amabanga, ibyo ari byo byose, hari uko Manzi na Fabiola wenda bazifatanya bakagambanira Manzi. Niko mbitekereza nkurikije uko mbibona, bigakubitana n'intambara Manzi azaba arimo na Fabiola. Aho hangaho hazaka umuriro rwose, ni ukuba mutegura ibizimyamwoto hafi. Naho ubundi I can't wait. Ndahindukira rero nkagera kuri Ben buriya ririya jisho akurikiza umukobwa umunyura imbere ririmo iki buriya? Ese ni ubwoba, ni ukumwikanga se, ni urukundo se, cyangwa ni ryo bita ijisho ry'irari se, cyangwa ni ijisho ry'ubuhehesi? Mumbabarire. I can't wait guys. Murumva ko rero huzuyemo amabanga menshi ateye amatsiko. Mana yanjye, reka dutegereze episode 1. Uko iminsi izagenda ishira tuzarushaho gusobanukirwa. Ikindi gishimishije, tuzagenda tumenya n'ibindi byinshi birenze ibi twibajije. Gusa icyo twahamya ni uko hazaba harimo urukundo n'amarira. Yes, ntago bajya kure ibyo ari byo byose y'izina rya filime ari amarira ari urukundo bizaba birimo. So guys, murakoze rero, murakoze cyane. Mukore subscribe kuri na YouTube yacu yitwa You and I Paradise. Tuzakomeza kubana no kureba ibyo ari byo ntawamenya, ariko njye icyo niteze ni uko tuzishima cyane. Kandi rwose guys, muhagume tubane, ni ukuri.